ugahita uyamusubiza cyangwa se wahita uyakubita ku mufuka ugahita ugenda ukicara ahantu ukirirwa nk'umunsi wose cyangwa se ugahita uyakoresha ibindi tubwize ukuri wenda nushaka ntutwibwire ariko tubwire wayasubiza cyangwa wayakoresha ibyabo. Reka twumve 078 666 55 95 4 078 666 55 95 4 uhamagara si ngombwa ko twibwira wowe tubwire umutima nama wongera ambwira ko ayo mafaranga nayarya birashoboka n'uburenganzira bwawe cyangwa se ayo mafaranga nge nayasubiza nayatanga nkayaha nk'ahantu runaka nkayaha umuntu allo ndani marabipa kandi bibye ntago ari sawa mujye muhamagara kubipa si sawa 078 666 55 95 4 Izuba TV allo Hello? Yes. Ayo mafaranga wayajyana cyangwa wajya kuyarangisha? Kubera iki? Ntabwo wayasubiza wahita uyatwara? Ntabwo kiruka. Nkuko ntagigiruka. Uri kumva ubwo ndagira ngo dukore nk'ubushakashatsi. Izuba TV allo. Ayo mafaranga wayarangisha cyangwa wayatwara? Wayajyana. Ari nka miliyoni ntabwo wajya kuyarangisha kuri polisi ngo natwarwe amafaranga. Byaba bigoranye. Reka tumve uyu muntu. Izuba TV allo. Yes. Hello. Turakumva. Ayo mafaranga nayajyana. Ntabwo wajya kuyarangisha. Ntabwo wajya kuyarangisha. Nayajyana. Izuba TV allo. Hello. Yes. Mafaranga ndabiyatoye. Wayatwara ntabwo wajya kuyarangisha? Nta nkoko iruka. Izuba TV allo. Allo. Bwakeye. Bwakeye. Aya mafaranga miliyoni urayatoroguye mu muhanda ubonye n'umuntu yataye yinjiye mu modoka wajyana ukamukomanyira utifata amafaranga yawe uyataye cyangwa utanamubonye wajyajyana kuri polisi cyangwa kwegera ati bataye amafaranga ndimo ndayarangije ahubwo mbimenye ko ayatoraguye ukayatanga nagukubita wowe ni nk'umwana atumye ku isoko cyangwa umudamu wamukubita wese yatoraguye yayagu ntabwo njye najyana kuri polisi no kubishya ntabwo umutima ukibaho none uriya ko yatoraguye akajyana kuri polisi urabona batayasubije nyirayo afite ikibazo sawa urakoze cyane abantu bararakaye kabisa ariko menya amafaranga nubwo wenda bavuga ngo ni amabyi ya shitani ariko kuvuga ngo amafaranga urumva mu bantu bose baduhamagaye nta n'umwe wemera ko yajya nicyo kikwereka ko mu bantu wenda reka tubare 90% baduhamagaye nta muntu n'umwe wemeye ko nta muntu n'umwe ahangaha abantu bajya gukora research ushatse wakandikaho n'igitabo bifashishije bano bantu bagiye bahamagara reka ngo tell story rero ni ukuvuga ngo hari umuntu uherutse kuyobya amafaranga kuri simukadi amafaranga ibihumbi bigera muri 20 cyane noneho ahamagara umuntu ayayobereje ati se boss ko unyobereje amafaranga kuri simukadi yawe wamfashije ukayagarura gahubwo ngo ngumva ngo agezeho nyakeneye nako yamubwiye ngagezeho nyakeneye ngibaza ahubwo ngo mfashe ngo nyongerereho ngo 500 ayabikura gusa mutene kandi ntabwo bigeze bayafunga icyo tayari icyo gihe yahise anayohereza ku yindi simukadi yaciye abona yahise aya transfer